Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Amen. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Amen. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yo kwiringirwa, yabanye natwe, yaturinze, Imana yacu nishimwe. Rero nukuri nongeye kugaruka imbere yanyu n'imbere y'Uwiteka nezerewe numva ashima Imana. Hanyuma reka tutangire dusoma ijambo ry'Imana twumva iki Imana dushakaho. Tujye gusoma Samuel wa 2 ibice byaho ni 9 turahera ku murongo waho wa mbere, ariko turi kumwe n'umukozi w'Imana n'ubundi Mugisha Manase nkuko bisanzwe. Tumuhaye ikaze, karibu. Murakoze. Umutwe w'ijambo aravuga ati Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Dawidi agirira ineza Mefibosheti mwene Yonatani. Murongo wa mbere. Bukeye Dawidi aramubaza ati mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli? Mbese hari umuntu wasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu witwaga Siba. Kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe ati ninjye mugaragu wawe. Aramubaza ati harya na ukiriho mu nzu ya Dawidi ngo mugirire imbabazi z'Imana? Aramubaza ati harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. ngo umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati abahe? Siba aramusubiza ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli. Irodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Irodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti. Aritaba ati karame umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani. Kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli. Kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Mani tugirire neza. Amen. Aramubwiye ku murongo wa 7 aravuga ati humura. Mwuzanije amabanga kwikomeza ku Mana bizaguhesha ubugingo. Somye inkuru za Yonatani za Dawidi. Uyu Dawidi murabizi yari umwami mu gihe cy'Abisirayeli, yarwanijwe. Mana yamugize umwami, yamuvuzeho igihe Sawuli yari yaritwaye nabi. Njya nkunda kubwira abantu iyo utitwaye neza, iyo utubashye Imana mu isezerano, iyo utubashye Imana mu mugisha yaguhaye, inyuma haba hari undi. Iyo utubashye Imana yaraguhaye urugo, iyo utubashye Imana yaraguhaye urubyaro, iyo utubashye Imana yaraguhaye akazi, iyo utubashye Imana yaraguhaye ibyo utunze, hari undi nyuma ubu bikeneye.
ibyo utunze byari iby'umuntu, hari uwo yabyambuye. Ibintu utunze hari uwo yabyambuye irabiguha. Ibintu utunze hari uwo yabyambuye irabiguha. Niyo mpamvu rero nawe ako kazi uriho hari uwo yakambuye. Iyo niwe wicayeho hari uwari uyicayeho. Urwo rugo urimo hari undi wari urukeneye, hari n'uwarushakaga, irarumwima iraruguha. Niyo mpamvu ugomba kurugeramo, kubaha abo rusanzemo, kubaha nyirarwo, ukubaha n'Imana. Ndetse uyu rero Sawuli, Dawidi arabajije ngo mbese nta muntu ukiriho ngo mugirire neza y'Imana ku bwa Yonatani. Yonatani yari inde? Yonatani yari muntu ki? Yonatani yari umwana wa Sawuli. Sawuli uyu nguyu ni cyagiye yari umwami w'Abisirayeli, ariko niyubaha Imana ngo akora ibyo Imana idashaka, Imana imusimbuza Sawuli. Igihe rero Sawuli igihe cye cyagombaga kugira ngo ajye kuba umwami asimbure Sawuli, Dawidi yagombaga kuba umwami ngo asimbure Sawuli, kuko Sawuli yabanje kuyobora, ariko Imana itakimubona nk'umuyobozi ku gihe cye, imubona nk'umuntu wagize utakiyobora. Kiye na kimwe dushobora kuba uri mu rusengero, ariko Imana itakikubara nk'umukristo. Ushobora kuvuga ubutumwa, ariko Imana itakigushyira kuri gahunda y'abavuga butumwa. Ushobora gukora umurimo w'Imana, ariko Imana itakikwemera. Kandi twe tukakubona, tukabona uri gukora, tukabona uri kugenda, tukabona uri kuvuga, tukabona uri guhirimbana, tukabona uri gutanga inyubako, tukabona uri gukora ibikorwa byiza, nyamara muri gahunda y'Imana utakirimo. Biragusaba kuba maso ukikomeza ku Mana, kuko nibyo bizaguhesha ubugingo. Kuzana ijambo ngo nibikomeze ku Mana bizaguhesha ubugingo, bizaguhesha umugisha, bizatuma ugera mu isezerano, bizagutuma umera uko ushaka kumera, bizagutuma ugera ku cyo wifuza kugeraho. Sawuli rero amaze kuba umwami w'Abisirayeli, we ntabwo yakomeje kubaha Imana. Yageze aho acukubiri n'umugambi w'Imana. Ibyo Imana yari yamubwiye ntiyabikora, ntiyumvira Imana. Imana yari yaramubwiye ngo azica Abamaleki, imubwira ibyo azakora, ko azagomba kwica umwami w'Abamaleki, ko Imana yari yibutse ngo ibyo yakoreye Abisirayeli bava muri Egiputa. Ngo narabyibutse, none genda urimbura Abamaleki bose ubamare, ubice wice n'umwami wabo, hanyuma uzabarangiza. Ariko ngo siko yabigenje. Rero Imana irababara, yishakira undi uzamusimbura. Icyo gihe rero Sawuli amaze kubibona byaciye mu nzira nyinshi, inzira z'Imana kwa kundi yishakira inzira. Izo nzira yazihuriyemo n'ibibazo. Dawidi Imana imaze kumuvugaho, maze kumwimika, amaze kwica Goliyati, yahuye n'intambara zikomeye. Kuko imaze kumushyiraho amavuta, yagize imbaraga nyinshi, za mbaraga zituma yica Goliyati. Ibyo rero riba intangiriro ry'urugendo aramenyekana. Hari akantu Imana izagukoresha bitume bavuga ngo uriya ni mwene nde, uriya ni muntu ki, uriya ni umugore wande, uriya ni umugabo wande. Hari ukuntu Imana izagusiga amavuta, hari ikintu Imana izagukoresha abantu bakwibazeho, abantu bakumenye. Ntukajye ushaka kumenyekana igihe kitaragera, ntukajye ushaka kuvuga mbere y'igihe. Igihe nikigera uzavuga, igihe nikigera uzakora, igihe nikigera uzakora. Dawidi yakoze mu gihe cye. Yabanje kurara rwa ntambi, yashatse kwicwa na Sawuli, hanyuma ngo Yonatani abimugiramwo, amubera amaso, akajya amuburira ibyo Sawuli ashaka gukora, akajya amuburira. Ariko igihe kigeze ngo urugamba rurarangira. Ikintu ushaka kuvuga, sinshaka kuvuga intambara yarwanye nawe yaraye, ndashaka kuvuga ukuntu Yonatani yarwanyeho Dawidi cyane. Umwana wa Sawuli witwaga Yonatani yabereye maso Dawidi, barakundana ndetse ngo bahana igihango, banywana amaraso ngo ntibazangane. Urwo rukundo rero rwatumye yikomeza kuri Dawidi, akajya amubwira ngo hunga data, genda nyuraha, genda bigenza utya. Ngo hanyuma kubera ibyo ngibyo Imana irakomeza irengera Dawidi, ntiyapfa ntiyicwa na Sawuli. Kubera iki? Kubera ko Yonatani yari yaramwikomejeho. Niwikomeza ku Mana uzabona ubugingo, niwikomeza ku Mana uzabona umugisha, niwikomeza ku Mana uzagira amahirwe iwanyu batagize. Imana itugirire neza. Narivuze ngo niwikomeza ku Mana uzageraho iwanyu batageze, niwikomeza ku Mana uzabona ibyo abandi batabonye. Imana yacu itugirire neza. Imana yacu idufashe, Imana yacu idushyigikire, twikomeze ku Mana. Imana yacu itugirire neza. Yonatani ngo yikomeza kuri Dawidi, aragenda amuburira imigambi ya se, agenda amubwira ibyo se, amubwira ibyo se agambirira, akamubwira ati nturare mu rugo, uyu munsi data yavuze ibi, uyu munsi data yavuze ibi.
hakajyamo raporo mu ntambara yari arimo. Ukeneye umuntu kuba hafi, ukeneye umuntu kubwira iby'imigambi ya shitani, ukeneye Elisa. Uribuka ko Elisa Abisirayeli barwana n'Abasiriya, ngo Elisa arababwira ngo ntimuce bunaka kuko Abasiriya babateze ngo nibo bashaka nibo babategeye, ngo hanyuma ngo bagakira, ngo si rimwe si kabiri. Rero Imana iguhuze na Elisa wawe, ukubwira imigambi ya Satani, ikubwira uko wifata, ikubwira inzira unyuramo. Imana iguhuze na Elisa, Imana iguhuze na Elisa. Dawidi Imana yamuhuje na Yonatani bituma akira amaboko ya Sawuli. Imana iguhuze na Elisa rero, Imana iguhuze na Elisa, Imana iguhuze na Yonatani se. Yonatani yajya aba hafi Dawidi, amuba hafi, akamubwira ibibazo, akamufasha urugamba, amufasha intambara igihe yari afite isezerano riri kumucunda ari mugerageza. Yonatani yamubaye hafi aramufasha. Urugamba urimo ukeneye Yonatani, wakuba hafi. Hanyuma ngo Imana ifasha Dawidi, urugamba ararutsinda rwa Sawuli yamurwanyaga. Sawuli amaze gupfa, Yonatani arapfa, cyokora nawe bagwa ku rugamba rw'Abafilisitiya. Hanyuma Dawidi igihe cye cyo kwima ingoma kiba kirageza, arima umwami w'Abisirayeli, amaze gutuza, amaze gushyira ubwenge ku gihe nk'uko abandi bajya babivuga, ngo yashyize ubwenge ku gihe, amaze gutuza, aravuga ngo harya nta muntu ukiriho wo mu muryango wa Sawuli. Urumva Sawuli niwe wari se wa Yonatani, niwe wari uzwi cyane. Nta muntu ukiriho wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza y'Imana ku bwa Yonatani. Ngo bamubwire ko ari umwana we witwaga Mefibosheti, ngo ariko yari ikirema, kandi ikirema cyari ikizira mu Bisirayeli, ngo kandi ikirema cy'amaguru yombi, ngo yari yaramugaye amaguru yombi, ari uguterura batereka hariya. Ariko ku bwa se Yonatani, ngo baravuga ati nta nubwo ari umuntu wo mu muryango wa Sawuli, nta nubwo ari umuntu, kuko ntabwo ari mwene wabo, ahubwo hari umwana wa Yonatani ubwe warokotse. Ngo aravuga ngo nimumuzane mugirire neza y'Imana. Ngo aramubwira ngo Mefibosheti, humura. Dusomye ijambo ryiza Dawidi yavuze, Mefibosheti humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani. Humura mu Kristo, humura wa mubyeyi we, humura wa mukobwa we, uwo wegamiye, uwo wizeye ni umunyembaraga, uwo wizeye ni umugabo ukomeye, uwo wizeye ntajya atsindwa, uwo wizeye ni umunyamaboko. Urwo rugo ni urwawe, humura. Abo bana uzabarera bakure, humura, baziga barangize, humura, ubwo buzima burakomeza. Aramubwira ngo Mefibosheti humura, kuko ntazabura kukugirira neza. Yamwituraga ineza ya se Yonatani. Mureke twikomeze ku Mana. Uyu Yonatani yikomeje kuri Dawidi, akajya amubwira imigambi yose Isa afite, akajya amubwira inama zose Isa afite. Hanyuma ngo Yonatani aza gupfa, Dawidi ariko abizirikana. Burya Imana irazirikana iyo twasenze tugakizwa, tukareka ibyaha, tukarekura ibyaha, tukabizibukira. Iyo tutakigira ubugome, tutakigira ubusambanyi, tutakigira ubujura, iyo twaretse ibibi, Imana irazirikana pe. Mujye mubyizera, ibyo mbabwira ni ukuri, Imana irazirikana. Yonatani Yesu yabwiye abantu ngo niba muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, ngo so mu ijuru azabuzwa n'iki? Ngo kugira neza intore ze, ngo zimutakira ku manywa na nijoro, ngo ntazazirangarana. Imana ishimwe. Niba twe turi babi tukamenya gukorera abana bacu ibintu byiza, Data wo mu ijuru ngo yabuzwa n'iki? Kugirira neza intore ze, ngo zamutakiye ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza, twikomeze ku Mana. Yonatani yikomeje kuri Dawidi. Igihe kigeze Dawidi azirikana neza Yonatani. Imana nuyibana nayo, ugakorera Imana, ukaba mu nzu yayo, ukarekura ibibi, ugakunda Imana, ugashyigikira umurimo w'Imana, Imana izakuzirikana, izakwibuka. Dawidi yanditse ijambo rikomeye muri Zaburi ya 20, aravuga ngo Uwiteka kwibuke ku munsi w'amakuba n'ibyago. Ariko arangije ngo yibuke amaturo watuye mu nzu yayo, ngo akwereze gutabarwa guturuka i Siyoni. Imana ikwibuke. Naringize ngo Imana irazirikana. Uyu Dawidi yazirikanye Yonatani, aramubwira ngo Yonatani humura, ngo Mefibosheti humura, kuko ntazabura kukugirira neza. Uyu munsi Mefibosheti yaba wowe, Mefibosheti yaba jye,
Imana ihumurije ariko nkuzanije ijambo rivuga ngo humura. Humura, Imana ntizabura kutakugirira neza. Humura, Imana irazirikana. Humura, Imana iribuka. Humura, Imana irigarura ikagirira umuntu ibambe n'imbabazi. Niyo yakubabaza ariko amaherezo izakugirira ibambe. Humura, wikomeze ku Mana. Dufite Imana izirikana, dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana ishoboye byose. Niko yabwiye Mose igihe yaramaze kubakura muri Egiputa ibakuye mu maboko ya Farawo. Yaravuze ngo Mose, nitwishobora byose. Imana dusenga ishobora byose. Imana twiringiye ishobora byose. Humura wa mukobwa we, bari kugukura umutima. Nawe shitani ari kukongorera akavuga ngo jya kwireba. Urabona udashaje, urabona igihe kitaragiye, urabona utarakuze, urabona Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu ishimwe. Ndakubwiye ngo humura, uyu munsi wa none Imana yo mu ijuru iraguhumurije. Imana ntizabura kutakugirira neza kubw'agakiza wahawe, kubw'uko haragize ibyo wazibukiriye, kubw'urwo rugo wavuyemo rutari urwawe, kubw'uwo mugabo warekuye, uwo nguwo wari uwa kabiri, wari umugore wa kabiri ariko ubivamo. Hari ibintu warekuye. Humura rero, Imana ntizabura kutakugirira neza. Imana yacu irazirikana, Imana irazirikana. Narije kukubwira ngo Imana irazirikana. Mana data wa twese, Mana yo kwiringirwa, Mana ihoraho, Kristo otesikara bone, urazirikana Mana. Zirikana uyu mugabo, zirikana uyu mugore, zirikana uyu mukobwa, zirikana uyu musore, zirikana uyu muntu wakwikomejeho. Urakoze Mana. Ineza Dawidi yagiriye Mefibosheti niyo Mana ugambiriye kugira abantu bawe. Igihe yamugaburiraga ku meza ye gasangira n'umwami kandi bakamusubiza imisozi yose y'inyarurembo. Urakoze Mana, ugira ibyo usubiza uyu mugore, ugira ibyo usubiza uyu mugabo. Mwami Yesu, ugira ibyo basubiza kuko bakwikomejeho. Izina rya rihabwa icyubahiro, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe, Imana igusubiza ibyawe, Imana igusubiza umugisha wawe, Imana igusubiza amahirwe yawe. Nabivuze ngo Imana igusubiza ibyo wanyazwe, icyubahiro kibi cyayo. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia nkuko bisanzwe. Telefone yanjye ni 0788 50 98 944 0788 50 98 944. Imana y'amahoro ibishimire. Philadelphia, Imana irazirikana.